ngwanya ko FPR na perezida wayo Paul Kagame bo bashaka ko uko bumva ibintu ariko buri muntu wese abyumva. That's weird. Icyo gihe ntago nabandi freedom fighter, ntago nandi democrat person, ntago nabandi umuntu ukwirakwiza ubutumwa bwiza. So umuntu w'umunyarwanda nanone nka Barafina afite uburenganzira bwose. Nawe uri hano mumaze kuba 370 ndagira ngo mwongere mbibasubiremo. Ufite uburenganzira bwose bwo kunenga ibitagenda neza muri guverinoma. Ufite uburenganzira bwose bwo guhagarara ku maguru yawe yombi ukabwira perezida ati nyakubahwa perezida, njyewe ku giti cyanjye ntago nemeranya nawe mu buryo utera Kongo cyangwa se uhimba imitwe ya za M23. No uburenganzira ufite, utemerewe kuburana mu rukiko, utemerewe gukurikirana, utemerewe no kuvuga ngo utangire ukwerwa abuse, utangire ukwerwe torture, utangire wirukanwe ku kazi. Ayo niyo mafuti ya FPR. Ntabwo mpakana ko bamucoma ibyo bintu batabivuze, ahubwo ndashaka kubwira ngo ubugoryi bwa FPR, reba process yose mucoma after track yishyura ama insurance afite truck hano muri America, afite company ya truck. Nzi cyo insurance ye ntago ibiri munsi $3,000 ku modoka imwe. Iyo yiparitse akajya gusura igihugu cyavukamo gufasha abavandimwe mucoma ya investinga mu Rwanda, afite amaroge, afite ibiki, atanga akazi, afite nk'abantu barenga 100 mu Rwanda babaho kubera we. Akemera agaparika ikaba akishyura insurance atari gukuramo inyungu, agafata urugendo akajya Kigali gufasha n'igihugu n'abo baturage bose, agatanga interview akavuga n'ibiri ku mutima, warangiza ugahubuka ukamufunga. FPR imufunze ntago iri bugaburira abo bantu, nta n'ubwo bumwishyurire izo insurance, kandi mufunze ku byaha by'ubugoryi bitabaho mu mategeko. Urafunga umusitizeni ngo yarekaramye ngo kuki Rwanda mufunze Rorankunda ari ubwoko bwacu kandi twe tumwemera nk'umuntu waturwanirira, ahubwo mwe mukatubeshya ngo muri kuturwanira, muri kurwanirira amabuye, muri kuzana bitwa Nyarwanda mukabita abakongomani. Isi yamaze kubatamaza. Ibyo ni bimwe mu byo mucoma azira. Barafina ngo yaravuze ngo, numvishe interview ye, yaravuze ngo Congo is rich on minerals and Rwanda is rich about killing people. We are just killing a machine. Nago Barafina besha, nanjye nibyo mvuga, millions z'abanyarwanda zirabivuga, ariko ibirenze kuri ibyo perezida wa Repubulika yacu reka muterera isari ry'ubugwari yaranabisinya, yaranabyemera imbere y'isi yose, imbere y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ruto yarahari, abafite nimero za Ruto muhamagare mubwira ati pole sana n'ibyo byondo Ruto, ariko reka tukwibarize ko wari uhari koko Kagame ibintu yarabisinye. Arabikubwira ko yabisinye, kandi noneho wanamubaza ati Ruto uranabizi? Ruto aranabizi, ukarya kuri turiya tubuye. Murabizi ko Ruto ni umwe mu bandi bantu navuga ngo ni abana ba Kagame cyangwa ibindi bintu, kubona umuntu w'umuperezida muzima ufata guverinoma ye ikohereza uyihagarariye mu mutwe w'inyeshyamba. Ayo ni amateka n'ubukoryo uburyo Kagame azi no kumanipulating abantu kujya ku rwego rwa perezida. Yewe mbagirira n'impuhwe, ariko usi Kagame manipulating Ruto ni igisambo gikomeye pe. Abanyakenya barabyivugira, nanjye ndabivuga ko mbizi, ndabibona. Ntabwo waba utari igisambo ngo ufate igihugu nka Kenya kiri democrat ngo ohereje ngo representative wawe ngo mu nyeshyamba ngigoma. Hari Ruto twiyeretse, twarakubonye, twabonye ko ibyo ukora sa abanyakenya ukorera inda, uri igisambo. You know what I mean? So Kagame manipulating abantu nka ba Ruto ntago niyo mpamvu twahagurutse, niyo mpamvu nahagurutse kuya mfatanye n'abandi bahagurutse, kuko Kagame nta kintu atakora. Nta kintu atakora. So Kagame ragomba gufungura abo bantu, ko abantu bose bafungiye ubusa, abantu nta kintu bakoze, nta kintu bazira. Kagame nongere mbisubiremo na FPR, namwe mwarubyiruko mwe rura, mureke ubujiji, mureke n'ubugoryi, musome, mufungura ubwonko bwanyu, mwibaze. Iyo uri kujya tennis club ugakina, ukajya golf ugakina, ukajya Gisenyi ku mazi, ukajya Karongi ku mazi, ukajya kwa Reshatu de Mararu kenjoyinga mugenzi wawe nka Diane. None reka mbanze mabwe Diane Rwigara, ubwo niwe mvuze. Mugenzi wawe nka Diane ari mu nzu
ari kwicwa urubozo, yoherezwa message ziterabwoba, igipangu cye giparitseho ya mapika plazira n'amwe za Kagame, buri muntu wese atamucira akaruhutega yasohoka mu nza kamera nk'ikihe umuntu ngo wangi ushaka kwangiza amahoro n'ibiki, ariko nyamarekana nababwire ko mwakwiye kumugira impuhwe nyinshi ko nubwo Diane ari uruhare rwe kuba n'u Rwanda dufite ruriho, ntabwo akari uruhare rwishi cyane. Paul Kagame n'umuryango we barabizi. Muzajye mutuma nsubira mu mateka mbabwire icyo Rwigara ari cyo, icyo Rwigara yakoze ku gihugu cyacu kuva cyabapana no kuvuga ngo kuri FPR gusa. Ejo bundi being honest navuganye n'umumama, mama Diane, ko uriya mama mu bantu banteye agahinda gakomeye, umuntu nzi ntago ari ngewe, kuko turi abantu tuba mu gihugu muri miliyoni 14 nzi ko hatabuze miliyoni 8 mama Diane yateye agahinda Kagame n'ubyo unakenda mu mwana gihugu ati mfite ibibazo, abantu bose bazamarira ya mama Diane bari kumbona agashitani, bari kumbona hidayimon, bazakwica byo uyu wishura apfa wicisha amawicishwa yandi, none yimi. So uwo muryango iyo muvuze, ejo ni mama Diane namubwiye ikintu, namubwira mama uri umumama uri umubyeyi, naho umwana wawe ndi n'umwana wawe, ariko ukuna gahinda mbabazwa n'ukuntu umuryango bawurimbuye, mwabizi bazi sinyanyura nanone ku bandi, ndanamubwira ariko Rwigara umubyeyi wacu disi yagize gutya, ibikorwa byinshi yakoreye igihugu cy'u Rwanda, yahoraga yifuza perfect, kubona ibintu bimeze neza. Nkuko ba Rwigara babayeho, leta za Kayibanda zihari, izababya Imana zibaho ubuzima bitandukanye na bimwe Bizimana ageze akavuga. Bizimana nimba ushaka no kuzatera imbere, uzabanze ugire gutya ubone ko Bizimana ataba ni ubumwe, ntabwo yaba umuntu wunga abantu narimo ukafite ingenga bitekerezo no kuba tisobanukirwa ubuzima bwe, ntazi numva ngo yonsa amabere y'abantu yakuze ibiki, uriya none niyo ngube ya nyayo, ibintu akora byose aba yigura ngahishe amateka menshi yanyu. Hari side yabo yitabahutu kandi abana nabo anabafite connection bya, hari side y'ibyo ashaka kwigira ngo n'umututsi ariko nabo abica, no muri guverinoma yica abatutsi still. Urabyumva, hari muri guverinoma iri guhiga General Kayumba Nyamwasa nkaho hari intera hamwe, hari muri guverinoma iri guhiga abo bakizito yisho ba Jay Polly, iri gufunga abantu, iri kurindi muri miryango myinshi cyane, hari muri guverinoma iri kwica abakongomani abarundi. So hagakomeza, ariko urumva ni ikintu n'umuntu uraho ubwafite hahamuka, byumwitondera kumva amagambo ya Bizimana tuzanabigarukeho, sibyo? So mu gushaka perfection y'umupapa wacu Rwigara, agatoke Kayibanda yazanye revolution, tuva mu bukorone bw'abazungu, abandi bamukora coup d'etat, ariko baratureka turakora ubuzima bubaho, twubaka ibitwubatse zataba Rwanda zubatswe ku bw'ababya Imana, ntabwo zubatswe ku bwa Kagame, ahubwo Kagame yarazifunze. Wibaze miliyoni z'abanyarwanda zakoragamo, zabuze akazi, zabuze akazi. Nzi n'umupapa witwa John wakoraga muri Taba Rwanda, by the way twari duturanye muri quartier, nzi ko ubwo meruka mu Rwanda mama yambwiye ngo wa mupapa ararugo ngo bazamufungura, dango byaye bavuga ngo nukumubeshya. Papa maze imyaka 30 muri gereza, 25 gutyo muri gereza, yarangije igifungo yaratashye. Bya bintu by'ubufu bwo kubeshyira abantu bwo kugira ibiki, nta muntu yishe muri quartier turamuzi. So mu gushaka iyo perfection nicyo nabwaga mama Diane, ndavuga disi yagize ngo naba Kagame n'abantu bazima nabo baza, noneho bigahita no bihura, kuko icyaburaga neza kwabyaye Imana kugira igihugu kibe icyacu twese nk'abanyarwanda, gifite kakano kabo katutsi hutu, ariko cyane muri papers, cyane iyo byazaga ko bibaye ngombwa, bitandukanye niba ahubwo bya Kagame na Bizimana bo babiguterekamo bakanabikwigisha barangiza ngo turi umunyarwanda. Ariko Bizimana ashobora kuvuga amagambo 35, reka namubwira Bizima ubu uri umustar, natwe abastar niko bigenda, umotivating abantu, ushobora kuvuga ikintu abantu ntago ntibagitinda, ahubwo bagahita gifata nk'ukuri. So yukomeza uvuga abahuta batutse urugo rwanda tumaze imyaka 30 wa mugabo,
mfite abana nanjye ubwanjye narabyaye, ibaze ko nanjye ubwanjye ntabyumva ibyo bintu, mfite abana babiri, ntabwo nshaka kubumva ubwo bugoryi, nshaka kumva ko ari tekinoloji, ari igihugu cyacunguye, ari igihugu gifite imirongo, ari igihugu cyabayeho, ariko bana kuba ubwo buzima. So abasaza rero ndi kuvuga kuri ako kamaro k'abantu bose Paul Kagame afunga, akicira ubuzima, akabahindura uko batari, bakabaho nabi, baramufasha bavuga ati wenda uyu nguyu wagiye kuza icyaburaga, twibohoye abayizungu, twibohora ubwami n'ibiki byose, none uyu nguyu wenda agiye no kutubohora amoko, atubohore ivangura, tubohora ibiki. Icyo kintu nicyo barwigara bagendeyeho, nicyo kintu ba Mironko Plastic aka kanya inganda ze zose zirafunze, izindi zabe bazigize amagereza ku itegeko, ntago Mironko yabibahaye. Tuhora tumubona yatsinze imanza nyinshi kuri za BBC, Mironko yarafunzwe mu myaka nk'ingahe ishize, imanza arazitira, ariko Kagame nta rubanza yatsinda. Haravuze abanyamerika America bara sometime we lose, so intambara nyinshi turazibura, turazitsindwa. Nyine nka Kagame ntagatsinda, naye ko nta iyo ikintu utagikoze mu buryo bwemewe uratsindwa, no mara wati igihe cyose byatwara. So nicyo abasaza bumvaga bakavuga ati none basubwa Kagame arakura ibyo, none dushyuye ku murongo ko stili bari abatutsi ariko bacuza ameze neza, akavuga ati ariko no gubitunga mu byangombwa ntabwo ibyo bintu tubikeneye. So this ubwo bugira neza bwa Muzehe Rwigara, nyakwigira Rwigara, bituma afasha Kagame mu bintu byose, atanga amafaranga, atanga ubumenyi, bwatanga umuryango y'abana baritanga, bishywa baramube baruta abana bajya mu gisirikare. Ntabwo Rwigara yaryamaga, yirwaga twara abantu banyura Igoma, banyura hehe, akabambutsa mwaka kujya afasha icyama kibe, ariko bro cyaramwishe kimushyira muri shitingi. Aka kanya umwana we afungiye muri ibyo. Ndi ku kibazo wowe umbaza ngo naza gushyingura, ubuse Diane yabonye ubushobozi bwo gushyingura muri umuna we, ntiyishwe na FPR ahangaha kubera amarozi ya FPR, yabonye isuka mushyingura. Muke mureka gutera impuhwe, ahubwo ujye wicara utekereza uvuga ati ibi bintu ko bishyikira buri muntu, nje nibingeraho ndabaho gute, naho kuza kubimbaza rama uzi ukuri, uzabo mu bana, uzi uko bimeze. Thank you. Anyway, today let's start. Ubu turatangiye, ko mfite byinshi byo kuvuga. Anybody uri hano ushobora kugira icyo yadusangiza, ntashayira mwambone ahangara yango mbasomere imirongo y'ibyo numva itikaye ndandika amanwa nijoro, kuko ibintu nzi mu mutwe wanjye birenze ibyo computer zizi kuri isi, zikariho habikwa amabanga menshi, kuko ngiye nabyinyuriyeho amaso ku maso buri kimwe cyose. Pichu, my friend, I know you, Pichu, forever. I know, honey, I know. Forever for you. Buri muntu arega, nta murozi ubura umukarabya, arega ntimukagire ngo mamutera ubwoba abantu iyo uri kumanika madapu. Manika rimwe ugende, twakubonye ni wowe mufana wa Pique uraha, witwa Pichu, uri inshuti yanjye, twarabanye muri Texas, twari kumwe mu Rwanda imyaka 2 ishize. So enough is enough then. Kuba ukunda Pique, nanjye nkakunda Kayumba, cyangwa akunda Rusesabagira, cyangwa akunda Badrama, uburenganzira bwanyu. Ahubwo siwe nk'umunyamerika, ariko nk'aba ngaho ubwo abantu mwagiye mumbariza nk'utu twana tw'utujiji tuba muri Amerika, abantu ngo baje ngo mwana ngo babone freedom ngo na democracy, barangiza aho bavuye bahunga ko badafite iyo freedom na democracy ngo n'uburenganzira ku mitungo yabo, bakajya baza kwirwa bashuka ubwo rubyiruko basizeyo ngo bigize inkotanyi cyane. Muri injiji z'abagome, ni namwe barozi ba mbere. Buriyo mbonye umuntu wo muri diaspora, hari channel njya mbona kuri Twitter, bajya live yuriya mukobwa ngimba ari keza, n'umunyarwanda atuye muri Amerika,
ndagira mbabwire uriya mukobwa witwa Keza uza kubashuka ashaka kubabuza kurwana demokarasi na freedom yanyu n'ibindi byose, n'abandi mwumva nyine bari hanze bamotivana ngo yango pike wacu ngo ibiki n'ibiki, babizi ko nta demokarasi na freedom tugira. Icyo nshaka kuvuga, twijya no mu bindi tujye kuri cyo bita property y'umuntu, umutungo w'umuntu. Izi njiji zose nka za Vanishu, imbari Vanishu areba mureba, izi njiji ubyutse uri umupolisi hano ukaza ugaparika imodoka yawe nta mandadare ufite, ugatera step ukakanajya muri jaride ye yonyine, afite uburenganzira bwo kukurasa uri umupolisi, afite uburenganzira bwo kuza kuvuga ati mbare rimwe kabiri gatatu wavuye ku rugo rwanjye wagiye. Ibyo niko bimeze, nanjye niko byagenda hagize n'umupolisi. Ariko izi ngegera zarangiza ziza ukuntu abantu babyuka bahagazweho na polisi idafite n'ikibabaza. Haza uburyo abantu bafungwa bazira imitungo yabo kangono. Wowe Vani Pichu imbari whatever, mama wawe yamaze imyaka ingahe muri gereza? Reka mbivuge, mama wawe naramusuraga muri gereza, wanjije we y'umwana. Mama wawe uyu Vani Pichu mumurebe, uyu nguyu yaragarutse na Antoine Vani Pichu, nyina naramusuraga muri gereza, nkana profita nk'isurira Diane, nkana profita nk'isurira nkabona baje poli baraho, ba Kizito baraho. Ibyo byose byabaga ndeba ari kakajiji nkaka kakaza kakavuga ubusa. Ntabwo mwa muntera ubwo ko muri bicucu nzi byabaye manipulated bitazi imbere n'inyuma naho mwerekeza. Inshuti yanjye ariyo stekereza gucyo mu inshuti zanjye ndabaza. Kandi noneho twaraye mu buriri bumwe bwinshi curo nituganira ibingibi. So ushaka kwerekana ko kusa kukeneye bro wikwirwa wigura wemerewe icyane igihugu cyawe wemerewe gufata indege ukava Texas, sinzi mu kiba Texas ukajya Kigali ukagaruka ukagira iki, ntago bigusaba kubanza kuza gutukarama. No, rama ni uburenganzira bwe. Beach, reka nkubaze, uzi icyo bita freedom of speech? Here in America, you smoke weed. I know you smoke weed all over. You smoke weed in a club, you smoke weed on the beaches. So warangiza ugafata abana b'abanyarwanda ugashaka kubashyira mu gatebo bagakubita. Wanjije sinzongeye kukubona. Nindangiza ino live nakuboroka kuko uba ugaragaje uburyo abana b'abanyarwanda aribo bagambanira abandi, aribo bicisha abandi. Uyu nguyu niwe uzatelefona ati mbonye runaka mu mwica. By the way, mbwira n'aba diaspora cyane nizo nterahamwe za FPR zose, nizo nterahamwe z'intore, igihe kirageze ko mudahiga abantu bavuga ukuri. Igihe kirageze ko tubahiga, kandi twe ntituzabahiga tubaha uburozi tubashyira mu migozi, tuzabahiga tubashyikiriza amategeko. Nongere manike ikiriganza cyanjye ndi Badirama, nzahangana na FPR n'undi muntu wari wese ufite amatwara ya muri kuza mu ntera ubwoba. Aho muri kwisi tugiye kubahiga, ntago FPR ifite uburenganzira bwo gutunga guverinoma mu zindi guverinoma z'abandi. Mwigiza abantu mwirwa musensibiliza abantu mubapakiramo ingenga bitekerezo zo kwica abakongomani, zo kwica abarundi, zo kwica abanyarwanda bene wabo. Mwirirwa mugonga abantu hano muri United States, mwirirwa mupoisoning abantu hano muri United States, mwishe umwana wa Rwigara mu murozi. Ibyo bintu bigiye guhagarara. I am Badrama, ndongera ndibabwira, I am a freedom fighter. I'll fight all over. Ahuri n'umwobo, ni waba uri mu mwobo nzagusangayo. Nkuko na uri kumpiga hariho hose, but I'm not scared. You guys, you created me, but you won't gonna stop me. You won't gonna stop me. Because however you have in my head, you showed me live. You did it right in front of my two eyes. I know you killing Rwandese, Tutsi, Hutu, whatever it is. I know you killing Congolese. Banyamurenge, Banyamasisi, Congolese, Katanga, whatever. I know you killing them, and I know you planning why you are killing them. That's why I'm always telling you that I know you are not in Congo to give anybody liberation or support anybody or make any family. You are just there to destroy Rwanda. You Rwandese, you RDF, you Kagame, FPR, now bagushigikiye hano. You guys were in Congo just to do a genocide for you to get minerals, build the power, try to be an emperor, try to be a role model of anybody. You are not, bro. You not. You cannot be good, powerful men on this world when you have blood in your hands, when you just kill people. You can't. And those power
Everybody's here to stop it. Congolese are here to stop it. Americans are here to stop it. Rwanda, and we are here to stop it. Burundi, and they are here to stop it. Anybody are here to stop it. Enough is enough. So, nagira ngo mbabwire rubyiruko rw'abanyarwanda, rw'abakongomani, rw'abarundi, ndi hano buri munsi mwibaza ngo why Rama, why does recruit Rama, why does motivate Rama, why bro, nothing else recruited me only kundu mushaka mahoro, ushaka freedom, ushaka democracy, udashaka impfu z'abanyarwanda, udashaka abanyarwanda bazuzwa uburenganzira ku mitungo yabo, udashaka abarundi bazuzwa uburenganzira ku gihugu cyabo, ducumbikira interahamwe ziwabo. Abakongomani tubahimbira imitwe za FDLR, za FDC, whatever. Iyo mubona buri Kagame aze ngo bari we have parties ngo red, green, yellow, whatever. It's like the same. He is a military troop. He has Red Tabara, he has AFC, he has RCD, he has so many on this world. He's predator like him. Bajya kurimbura imiryango y'abanyarwanda, y'abarundi, y'abakongomani. Congolese, I can see you with your flags and United States. Congolese, we know your pain. We know you guys what you have been going through for fucking 30 years. We know all that is because of dirty politics of Paul Kagame and the people he used. By the way, sometimes we have to understand some of our people, some of our little military, they don't know what's going on. Because I'm one of them, I can tell you how it works. Kagame will train you into the country, inside the country, as someone who are going to defend his own country. And tomorrow morning, you found yourself in a truck or in a plane, landing somewhere on the road you don't know. And the military, always, it's about order. When the commander say, you just go ahead and do. That's why no munyiko mpuzamahanga muzayibona militaries baburana gace. Aburana ba military bananiranye nk'aba Mubaraka, aba Kabarebe, abantu nyine bo babaye ibisambo mu gisirikare agahitamo gushyigikira umwicanya aho kujya baba basirikare. Babizi, they are commanders, they really know. Iyo mvuze Mubaraka, salute officer, ndagukunda Mubaraka, uri umusirikare w'u Rwanda. Mubaraka numwe no mu basirikare beza pe babaye bagira imitima myiza, ariko nicyo kibazo cyo gukorana n'umudictateur umwicanyi birangira gushize mu bya. Ese abanyarwanda bazasezerere epfo bavuga ati nta numwe urajya ku kazi, ubundi ibyo nabyo tuzabyigeho. So rero naje hano narahagurutse kuko nzukuri sinavuga ngo namenye ukuri, nzukuri nihagarariyeho, numvishe, nabonye n'amaso n'ukuri kuri kwisi kugaragara buri mu wese nk'ushaka gusoma. Hari amako menshi ndagenda nyababwira, hari inyandiko nyinshi zirari ibintu biri clear. Sinzi impamvu muza no gutuka bad, mujye gutukana na dossier, mujye gutukana na babisi. Uziko nta kintu mvuga ngewe ubwaye. Nari nabona Paul Kagame afite ikibazo ku byo mvuga, cause he knows. Warabona FPR yaragerageje, FPR izana baba jene bagenda bakazana ngo ni ba ministri ba Budara na baki bagerageza kuvuga ubusa, babona ko barenze imirongo. Bo bwabo babonye ko barenze imirongo, cause they really know. Ibyo mvuga barabizi, they really know this. You understand? So ngero nyuma yo kumenya ukuri na buri kimwe navuze ngo nongena nabibasabe, nongena nabibabwire rubyiruko, nje nta kibazo kuba wantuka. Hari n'uwanditse ati RIP Bad Drama School, as long as nzapfa ndi clean ku mutima, nzapfa ndi gusevinga abantu, nzapfa ndi kuvuga ibyiza.
ibyo ntabwo ari ikibazo. Ni nayo mpamvu nahagutse ndavuga nti okay, njyewe muntuke nta kibazo, ngiye kuzavuga ukuri mwatukiye aba bantu bose, ngiye kujya nkubabwira kuko mwe at least turangana, kuko abaturuta ntabwo bafite ikintu cyo kuvuga bagize ngo ze mwebwe muri aha mwese. Ibyo navugaga nk'akari gakobwa kari kuvuga ubusa, tubana imihanda twirwana imihanda, mwese turangana, mwese turangana, mwese turagendana. So ntabwo nabatinya, kuko icyambere ntabatinya nuko nzi ko mu mutwe mwogejwe mwagaburiwe ibitari byo. Icyo ni icyambere. Icyakabiri sinabarenganya, uzi kubaho imyaka 30, kuko benshi nanone ababo bari muri za Amerika nahe nizo njiji za nyuma nyine. Abo bo ntimuzigeye munatekereza ko baba abantu n'ujya unamubona ari muri Amerika cyari mu France cyari yashwa kubuza umuntu ufite uburenganzira bwo kuvuga nkanjye, kuko ibintu mvuga ntago ari ibigize ibyaha cyangwa indi propaganda. Mvuga ukuri, mvuga ko nifuza ibintu bya mfite freedom of speech. Iyo nifite muri Amerika, mu Rwanda naho ndayifite mu itegeko nshinga, ariko mu Rwanda sinayikoresha kuko u Rwanda ari igihugu kitubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu. So iyo mbonye injijira aha ngaha, iyo ifite izo privilege nazikoresha ikanyataka, abo ngabo ndagira ngo mujye bakomera mu mashyi ugati shawe turakubonye uri injiji ya burundu ya burundu ya burundu. Ikindi nanababwira, ntabwo njye nkunda kwinjira mu buzima bw'abantu cyangwa n'iki. Izo njiji uzabona hano uzasanga ari bamaze imyaka mu 15, ntabwo ndamara imyaka 5 muri Amerika, murabizi. Nitahira buri kwezi, nitahira buri mwaka, nitahira iki, ariko they can't even afford their life ari muri Amerika, ari mu Rwanda. I know you bitch, ndi mu Rwanda ugenda na moto, wazaga ku office yanjye na moto, ntabwo ugeze umbona na moto. So imbuto ushobora no gutera imbere uri muri Amerika, ukagera no mu gihugu cyawe ugatega moto, wirwa n'imbwa mu muhanda, ngo ubusirimu ufite no kugenda n'imbwa, ntabwo ufite right yo kuzaga. Munshakira uwo mukobwa mumubwire ntazongere n'umunsi n'uyu n'umwe. N'abaturanye nawe, imba kiri muri Texas, imba kiri muri Dallas, imba kiri hehe, mugende mumumbwirire ngo stop, uri gukina n'utakwiye gukina nawe. Yes. So rero ibyo bintu niyemeje kuza kubivuga ngo none mwebwe rubyiruko ntabwo ubu ntibashaka kubabona inyuma ya General Kayumba Nyamwasa mu miti byo mushaka hiza general. Ntabwo mbashaka kubabona inyuma Mama Diane, umuntu wiciwe agasahurwa abana bakabagifunze, mutuku mubyeyi ngikigarasha ngintera hamwe biki nimwe ntera hamwe. Ntabwo mbashaka kongera kubabona inyuma y'umuryango wa Rusesabagina muwandagaza muwugira intuza. Rusesabagina wasevinze bamwe no mu ba ministry twatunze, ariko inda ni ikibazo na manipulation bro. Nabonye ba Dr. Odeta Nyiramirimo bari batanye ngo Rusesabagina ngashaka ikorwa n'amafaranga. Nongera mbibuka bicaye muri stade impande y'uwo mu dictator wabo Paul Kagame na Rusesabagina yicaye bari kumusuhuza bavuga ati warakoze ntwari utabaho, nta nubwo ubuyobozi dufite, perezida ubwaye bwataba ba ministry mfite, ntabwo mba bafite, warakoze gusevinga abanyabwenge mu gihe Kagame muri projet ze kwica abanyabwenge b'abanyarwanda. Iki nakivuzemo muzakurikirana mama w'Igitarama ahavuga ko iyo battalion ari buyoboye nabingira n'abandi bakica abapadiri, bakica abasenyeri, bakica abantu bose bafite ubwenge babiciye ubutaka. Iyo nkuru muzayikurikirane muzayibona, nge narayibonye maze imyaka 10 ivuzwe, sibyo? Kandi nge nk'iyo nyibonye ntabwo bitira ko ubwabona aho wishe ntahari, ariko hari aho wishe mane bireba. Niyo mpamvu buri gihe mbabwira ngo ntuzaze kumbaza ko ari igitabo nasomye cyangwa hari uwamamagaye mwe mwirwa muvugana ngo bamushutse. Indushuka ahubwo suzi ibyo nzi nini, uranshuka utazi n'ibyo nzi. Ese umuntu yanshuka atazi exactly n'ibyo nzi njyewe? So mureke gutuka ba mama Ingabire Victoire, ahubwo nibafunguru twige ku gihugu, twubaka igihugu. Mureke gutuka abana bajene bata babashira bande barugaba abana babuza identity zabo kubera imiyoborere mibi, babujijwe igihugu cyabo, babuzwa ibiki. Muhamujya ngo nzagaruka mu mateka y'ibitambo FPR yagiye ikora yica abana bishwe na banenja za Nyange nahe akazana ubugoryi ng'intwari. Ariko muzi yo Kagame avuze ikintu cyo gushaka branding intwari, we aba aremera kicabe kugira ngo agaragaze ubutwari.
kuko intwari ntago Kagame celebrating intwari. Bro, ndagira ngo mbabwize ukuri ko nakorewe iyicarubozo amezi abirashize. Ikirwaye igiterabwoba n'igitutu n'abakada ba FPR, harimo witwa Habineza wa hano muri Phoenix. Habineza wiyita ngo ni Bishop Habineza, muzi ikintu yanzizaga. Na postinze ifoto ya Rwigema, Fred Gisa Rwigema, intwari yacu. Twese tuzi ko yishwe na Kagame n'abambari be, harimo bakabarebe. Nyamambu kabarebe ntaga yaryamye amaraso ya Leti Fred amutemera makamutera agahita byucira kuri televiziyo. So General Fred yari n'umwiyahuzi. What? Niwe muntu w'umugenerali kwisi nabonye uvuga ngo komanda we ngo ntiyarazi ibyarimo. Ariko ibyarimo nibyo byagushizaho, nibyo byakwambitse general. Ahubwo akavuze ko nta musirikare urwanira igihugu udapfa. Ariko ntushaka kudusobanurira ibindi. Umutwe wawe turabona kabare. So nakorewe iryo yicarubozo na cyangwa guterwa stress no gushyirwaho iterabwoba. Yena postinze Fred. Maze upostinga Fred umunsi wa kabiri sinzi akafoto nabonye ka Museveni, postinga President Museveni. Ndavuga ni Museveni numwe mu badictator beza nge nabonye. Ibyo byo nzabivuga igihe cyose nayo tunawe nubaha Museveni. You know what? Museveni yakora byinshi ariko agerageza kutica abaturage, kutabicisha inzara, kutabafunga binyanyije n'amategeko, guha opposition uburenganzira bwo kuvuga mu gihugu. Kandi mu gihugu n'ubu Bobi Wine ari mu rugo yicaye, Badrama ari guterwa amabuye. Badrama nta munyarwanda asangira kugeza kuri nyina, kugeza kuri barumunabe, bose mwabahinduye ngabanzi ba Badrama. Filimi maze gukora izo posti, bro, nani bere no kukazi. Umujyama nta nubwo yabaje no kumpamagara s'il vous plaît. Yafashe amaskini shooter postinga ngo kandi ngo bad ngo turimo ngo turamwiga ngo bad ngo ngarima arigira ikigarasha ngo n'ibiki. Abandi bantu dukorana tunagendana, harimo n'umwe wambabaje nyuma nawe waje kumbwira ubugoryi nk'ubwo, kandi ari we waje kandi atari komana ibintu by'abanyarwanda by'ubugoryi n'ibiki. Ati wakoze iki kumbona Habineza ari kupostinga ngo no kukwica ngo bazakwica, ngo kumbona wa postinze Fred Gisa Rwigema ugapostinga Museveni WhatsApp. Ndabireba yarabinyohereje, yarari muri unit imwe ndi mu yindi unit. Ndabireba ndavuga oh I didn't know this. Mpita muri WhatsApp yanjye mbona yanyandiki, mpita mvuga oh wow. Ndamwandikira, ndamuhamagara, ndamubaza Habine kumbona wamparasinze kandi nzi ko harassment zanyu zimeze gutya ziba zigamije mu kwica umuntu no kumugira nabi. Karibyo niko kazi mukora, ko nta mukada wa FPR tutaziranye, nta utari inshuti yanjye, nta utari umufatanye bikorwa ni ibyo bibaba mu ndabizi. Ni nayo mpamvu ngo gisinza yo gusoma ibitabo, kandi ntabwo ndi umunyapolitike, nta nubwo ndi umuprofesseur cyangwa umubwiza butumwa. Ama freedom fighter, I am a freedom fighter. That's it. Ibyo mvuga abadi nyepolitike babidocumenting bakabiheraho, bashaka ibimenyetso nkazabibereka nk'iki, bakabafasha noneho iyo politike bakayitunganya igakorwa. Ndamubaza WhatsApp abaye ngo you know ngo badi ngurabizi ngo you are big name to our country, ngo you are influencer. I was like yeah, that one I know because nzwondiwe nago niyitiranya. At the end of the day uwe mugira nyine ni kinakoze kitajyanye no kuba ntagikora. Urumva ngo birayi ngo byo gupostinga ngo ba Rwigema, ejo ngo akaba postinze ngo ba Museveni, ngo ba Jay Polly. Namubaza, narikanze, nari ndi mu bitaro, ndiko kazi ndavuga what? I remember I was doing a viral, yeah, I was checking patient viral. I was like wait, nimaganye na machine ibyo nakuraga imibare sinibuka ikintu nabwiye mu patient, namubwiye okay yeah, namubwiye you know what, I will do your virals kwa ndabone ntuza zawe ziri hejuru, ibipimo biri hejuru, ndaza kongera ariko namwe cyane njya mu mbanze nje kurana imitekerezeho neza. Ntagiye nsubira muri labo, ndabashima machine yarandica mbitekerezaho, ndamuhamagara namubwiye so ni ikibazo gupostinga Rwigema, ni ikibazo gupostinga Museveni, ni ikibazo gupostinga ende. Anyumvisha uburyo ari ikibazo.
abanyumisha uburyo biri tre ari ikibazo kuri leta ngo yacu, ubwo yita ngo yacu. Nimwe ntera hamwe kwereka Kagame training kwera. Yes, ndagira ngo mbikubwire Habineza, Bishop Habineza, ndagira ngo mbwe ntago ndi ikigarasha wo guri ikigarasha, ndagira ngo mbwe nguri intera hamwe ku Banyarwanda, uri igihombo ku Banyarwanda, uri igisebo, uri n'ikimwaro. Uri igisebo, uri n'ikimwaro ku Banyarwanda. Kuba wumva ko gupostinga Fred Gisa Rwigema ngo ari ikibazo kuri leta y'u Rwanda, niyo mpamvu mwamwishe mugashaka kuzimya n'amafoto ye yose orova. Iryo jambo nari mbiza mbabwiye ni Kagame wazabeshya ngo gukora ngo intwari, biriya mubona afata ngo abana banyanye ngo babaye intwari, adashobora gufata Fred Rwigema atangije icyama ndamwubakiye na moni mimwe, ahubwo umupostinga akicwa, umupostinga akaburirwa irengero, ahubwo akajya mu babukwe bw'abana be kubatukiramo. Ntago nkeka ko Abudara yize kurenza umuhungu wa Fred ku buryo nawe atayobora ministeri y'izindi. Ntago nkeka ko Rocky Karusisi General yize kurenza umwana wa Fred ku nawe ataba General. Ntago nkeka ko anybody and wowe urahanga. So nawe rero ntuzagire ngo iyo icarubuzo nawe ari korerwa nk'abandi bose kuva kuri se kugera kuri we. Hazukaza ukamwira ubusa. Fred Gisa Rwigema nk'intwari y'igihugu bro, igihugu tuzi ko twubakiye. Umuntu uzongera kuza kumbwira ubusa ngo pike ngo yatwubakiye ngo cyangwa yaraducu, never. Nicyo ndaje nkigiyeho ngo ifite ntago pike, ahubwo pike yishe intwari z'u Rwanda kujya yitirirwa ibikorwa byazo. Noneho ubihakanye kica babayingana bazize iki ni ishyamba mbushi batezwe, badamu waswa bazize iki, intare batinya zazize iki. Mujye mutuza. Ntago Fred yakabaye intwari. Dufite za airport, dufite stade nazo Kagame tubatse zubatswe na Habyarimana neza kabira ni pere stade ku kitaba Gisa Rwigema stadium no ku mafaranga twabyemera ko dufite inzu ndangamurage n'amaofisi menshi mu gihugu cy'u Rwanda, kandi k'Abanyarwanda mwabaye bambaye kuri social media. Nubona ifoto mu biro ndaje bigaruke. Niyo mpamvu utazabona hari undi mu perezida wemere no kuvuga ko yabayeho, utemere no gupostinga, tuza amafoto ya Kayibanda yagiye ikibuga cy'indege cyari cyitwaga Kayibanda, Habyarimana cyo cyitwa Kayibanda, Kagame ntabikozwe. Izo science abanya Kagame Paul wanyu ugenda nk'ingurube nyine nk'imbeba nk'isiha, akaza ku makamera akabeshya isi yose akavuga ibyo ashaka, ariko arimo yica abantu arindi muri abantu. Amerika isi yose irabizi ko muri Iran imba tuzanayikurikirana mu nkiko ntizanabihakana. Perezida aragaza ati nge ngiye kubarasa. Mubwire Kagame wanyu nawe ntakajya arindira amasezerano cyangwa ngo za satellite, nawe ajya hagarara tubwira ati ngiye kubw'inyungu z'abaturage banyu n'igihugu cyangiye kubarasa. So impamvu atabivuga ni iyihe? Ibyo buri gihe nzajya mbibabwira muri izi introduction. Impamvu atabivuga nuko abazi ko nta mpamvu nimwe we afite, niyo yaba ikinyoma yamwemera kujya muri Kongo. Mu gihe Amerika yo yaba ikinyoma yaba iki, ariko ibona impamvu ikayitanga. Shut the fuck up. Uzagaruka mu Rwanda? Yeah, of course nzagaruka. N'u Rwanda ntago ari igihugu cyanjye, hari ikibise nakoze ndi umunyabyaha. Cye ku munsi uzabona hari inkiko zinshakisha nk'umunyabyaha, ari nabwo naba baza kwita abantu abanyabyaha bazagaruka bagashinja abantu ibyaha, kwako tukorera ku isi, tubana n'abandi, turabanyarwanda nk'abandi. So mu Rwanda nzaza igihe cyane. Ese ababyeyi bawe bitabye Imana ubwo waza inaha? Cyane rwose. Ariko murabizi dufite umuperezida w'umudictator, dufite umuperezida ushobora guhagarika abantu kujya gushyingura ababo. Urugero rwiza ni Diane Rwigara. Murabizi Diane Rwigara
nta cyaha yakoze. Diane Rwigara sintera hamwe nkuko Kagame ahora akubitisha abantu bose yanze ngo gutera hamwe. Diane Rwigara ni umunyarwanda wanemeye ya dropping ubwene gihugu bundi yari afite kungana nka stade wenyine atemerewe gusurwa, kuvugana n'abantu, kujya kuri shop ajya ahantu bamwiruka inyuma bamubuza amahoro bagira ibiki. Ubwo ni gusubiza we wari uvuze ati ushobora kuza gushyingura. So icyo nakubwira nuko Diane Rwigara leta y'abanyagitugu ya FPR yamubujije no kujya gushyingura umuvandimwe we. Icyo nakubwira nuko Diane Rwigara n'ababyeyi we na mama Diane babujijwe gushyingura umurambo w'umubyeyi wabo mu cyubahiro ko bo babishaka, cyangwa se kumwitwara kwa muganga agatwarwa muri torotoro za polisi za cya gipolisi cya Kagame. Cyane ntabwo ari igipolisi, ni umutwe w'iterabwoba wakitinga nk'abapolisi kugira ngo udushyireho iterabwoba ko polisi y'u Rwanda ntabwo iduha umutekano, itubuza umutekano kuva mu muhanda. Narabasobanuriye aho umuntu ntazana amategeko bayiga, ariko n'ubundi bayigirwa n'abandi bantu nabo bamaze guta umurongo w'amategeko nka bayivode, aho umuntu ashobora gufata umuntu ngo wanywe kunywa ku isi. Niyo mpamvu dufite burarirwa kunywa si ikintu nemerera umuntu kudrivinga wasinze, ni icyaha gikomeye, ariko mu buryo bagihana mu buryo bw'abantu batazi amategeko. Nese wenda umuntu yasinze agatwara yasinze, nanjye ndi umupolisi nemereye kumufata nkamukura muri iyo modoka nkamufunga nkamujyana aho mujyana agafungwa akaburana n'icyo cyakandika n'amande. Ariko ikinyabiziga cye either kukimfunga ikinyabiziga cye nkanjye nabaye imyaka myinshi ikinyabiziga cyanjye cyo gitunze ubuzima bwanjye. Na demene nagiye nyitunga bura kubera ibinyabiziga nari mfite amafuso, nari mfite amarande kuza amamodoka akoreshwa iki nakoraga transportation. So kumfata nkanjye hari imodoka yanjye nahagurukaga mu gitondo hafata umukiriya ku kibuga cy'indege nkagenda ngasura ingagi iminsi 2 nkagaruka muri Kigali mfite inote yanjye y'ibihumbi 2 by'amadolari, right? Iminsi 3 gusa ibi. So ubwo rero naba nibone byombi 2 byanjye 3 by'amadolari, ejo mwitoni mfite undi mukiriya nshobora kwibagirwa nkafata kadoze waje ukamfunga ugafunga n'imodoka yanjye yagomba kujya kuzana ibirayi bitunga abantu. Ngewe mfunga wenda ndanahamagara n'undi mushoferi mubwiri ni nakoza amakosa ndanywa ndasinda ndi mu bihano kandi ndanabyemera, ariko imodoka yanjye irahagenda uyifate utwara abana ku ishuri cyangwa se unkorere cya kiraka. So inkotanyi FPR umuntu ufunga umuntu agafunga n'imodoka, imodoka ikora icyaha. Izi modoka nizirwa zica abantu. Hari imodoka turazanga ngo yarakatuwe ngo yisha abantu cyakatirwa ba nyirazo, ariko byasi ubutegetsi bwo gupinagaza umuntu no kubuza umuntu amahwemo. Icyo ikindi nyine at the end of the day n'ubusambo n'ubujura kugira ngo wowe wibohore ujye kubohora n'imodoka nkaho nayikora ibyaha. By the way nirutse no kubona uwo chef wa dictateur avuga ati namwe mwicaye inyuma tugiye kujya tubareba aho uriya ntajya avugiraho, izere ko system yatangiye. Furi cyuma Hassan, of course RPF ikeneye gufungura Hassan, ntago ari cyuma Hassan wenyine ikeneye gufungura, nta muntu FPR ifunze ku buryo umuntu wese uzumva title yaje kumeza ngo ngarwanye ubutegetsi ngari kubiba amacakubiri ngo ashaka kwica president wa Republika nka Kizito Ibaza mwana w'umuhanzi ugiye kwica Paul Kagame ufite abakomando barenze n'abarenda Trump. So FPR igomba gufungura, nifungure ba Ingabire Victoire, nifungure ba Cyuma Hassan, nifungure ba Professor Niga, nifungure ba Idamage, ejo yafunguye Muchoma. Hari nabyo mubwira kwako igihe cyose hagiyemo abandi bantu baza amategeko, baza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi bafite uburenganzira ku muntu wabo, ibyo byamugiye mu rukiko basanga ari bya by'ubugoryi by'ibihimbano bidafite n'agaciro. Ese ubundi reka nkubaze nka Muchoma bari bamufunze bavuga ngo barafinda ngo ku kinyamakuru cye ngo yanyujijeho inkuru ngo zibiburwango ngo zirwanya ngo Perezida Kagame n'ibindi byose. Icyo kintu kino mu bintu tugiye guheraho mu kanya ndegera igitabo cyane mbanze ndebe imirongo tugiye kuganiraho ubu nari mbategereje ngo muze. Naho icyo kintu kiri mu bintu by'ubugoryi bwa mbere FPR ikora na perezida wayo, none natwe tukabibigoryi mu kubyumva tukanafana tukanaceceka uvuze nka bad ngo naho bayigipinga.
umuturage w'umunyarwanda. Ngewe buri gihe uko nzanza kuri no live nzambwira FPR ngo hindura constitution law, aho kugira ngo twe tubimbate amategeko twatoye tukakora tuzi ko turi kubahiriza amategeko tugahinduka abanyabyaha. Muchoma nubwo atari umunyarwanda no mukongomani w'umunyamasisi w'impunzi wabonye ubwene gihugu bw'abanyamerika, ariko yakoranye afite business investinga mu Rwanda, akorera mu Rwanda, akunda n'u Rwanda by the way, kuko amasano y'abanyamasisi n'abanyarwanda na amateka yatugabanyije imipaka, ariko dufite ko tuvuga n'ururimi